tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye kuri Zaburi ya 8. Nkaba narakubwiye uburyo iyi Zaburi ishimangira ubumuntu bwa Kristo n'intsinzi ye nk'umwana w'umuntu. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira kuri Zaburi ya 9, iya 10 n'iya 11. Ibyo byose ariko ni mu kanya nyuma ya kano karuhuko. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana usemerera Samirana usemerera imani yakicyubahiro. Samirana usemerera imani yakicyubahiro. Samirana usemerera imani yakicyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Reka nangire nkubwira ko twari turiho twambuka ikiraro kimanuka kiduhuza na Zaburi ebyiri za Mesiya, arizo Zaburi ya 2 na Zaburi ya 8. Zaburi ya 8 imeze nk'agasongero k'umusozi, ariko noneho kuri iyi nshuro tugiye gusa n'abagendera munsi y'uwo musozi. Uku kumanuka umusozi biratujyana muri Zaburi 7 zitubwira inkuru y'ubuhanuzi, aho batubwira akaga kazaba ku Bayuda bazasigara mu gihe cy'umubabaro. Bakatubwira kandi n'ibyerekeranye n'umuntu wa Satani. Uyu kandi dushobora kumwita umuntu utubaha amategeko, wakaba azaboneka mu isi mu gihe cya vuba. Zaburi ya 9 na Zaburi ya 10 zirafatanye cyane kandi zihurijwe hamwe. Ibi wabibona uramutse usomye Bibiliya yo mu rurimi rw'Igiheburayo, kuko ariyo y'umwimerere. Hariho ndetse n'abavuga ko izi Zaburi ebyiri, iya 9 n'iya 10, ari Zaburi imwe. Iyi Zaburi ya 9 yitiriwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa Mutirabeni. Mbese iri jambo risobanura iki? Risobanura urupfu rw'umwana. Abo benshi bahamya ko uyu mwana uvugwa hano ari nawe uvugwa muri Zaburi ya 8 muko twamaze kubibona. Zaburi ya 9 nayo rero bivugwa muri rusange ko yitirirwa uwo mwana. Iyi Zaburi nanone ni ya Dawidi, uzwiho kuba ari umuhanzi mwiza wabayeho mu mateka ya Isirayeli. Ariho kandi nababona ko Zaburi ya 9 ivuga iby'urupfu rwa Goliyati. Abandi nabo bakavuga ko yerekana iby'urupfu rw'umwana wa Batisheba. Zaburi ya 9 isobanura urupfu rw'umwana w'imfura, ku buryo rero nanjye numva yasobanura ibyabaye mu gihugu cya Egiputa igihe Isirayeli yacungurwaga bagakurwa mu buretwa, ubwo abana b'imfura b'Abanyegiputa bapfaga. Iyi Zaburi ya 9 itangirana n'amagambo ahimbaza Imana. Turasoma muri Zaburi ya 9 umurongo wa 2 n'uwa 3. Haravuga ngo, ndashimisha Uwiteka umutima wanjye wose, ndatekerereza abantu imirimo yawe yose itangaza. Ndakunezererwa, ndakwishimira usumba byose, ndaririmba ishimwe ry'izina ryawe. Iyi Zaburi ya 9 itangira ihimbaza Imana nka Zaburi ya 7. Zaburi ya 9 ihimbaza Imana ivuga ku kuza k'ubutsinzi butangaje bwa Kristo, nk'uko twabibonye muri Zaburi ya 8, aho batubwira ko byose bizashyirwa munsi y'ibirenge bye, ngo nubwo yari yaragiye hasi kuruta abamarayika. Mu by'ukuri igice cya mbere cy'iyi Zaburi ya 9 kivuga ubuhanuzi bw'uburyo isi izaba imeze igihe umwana w'umuntu azaba amaze kwicara ku ntebe ikiranuka y'amahoro. Iyi Zaburi nanone ivuga ku gucungurwa kwa hazaza, aho tubona ko abantu bose bo mu isi bazahimbaza Imana kuri uwo munsi. Ishusho imeze gutyo twongera kuyibona nanone mu gitabo cy'Ibyahishuwe, aho abantu benshi bo mu gihugu cya Isirayeli nabo mu itorero rya Kristo ndetse n'abatware 24 bazahurizwa hamwe guhimbaza Imana. Muri Zaburi ya 9 ku murongo wa 4 n'uwa 5 baravuga ngo, kuko abanzi banjye basubira inyuma bagasitazwa bakarimburwa no mu maso hawe, kuko wanciriye urubanza rukwiriye rutunganye,
wicaye ku ntebe uca imanza zitabera. Nanone kandi kuri uyu murongo dusomye dusa n'abasubiye mu bwami buvugwa muri Zaburi ya 8, aho byose bizashyirwa munsi y'ibirenge bye. Martin Luther we yabivuze atya ati, umwe iyo ari kumwe n'Imana ahinduka benshi. Martin Luther ntiyariho avuga cyane ibyerekeranye no kuba mu ruhande rw'Imana, kuko yari azi neza n'ubundi ko ari mu ruhande rwayo. Ikintu cy'ingenzi rero na hano kuri Dawidi nuko yari azi neza ko ari mu ruhande rwo gukiranukira Imana. Shuti yanjye, reka natwe tumenye neza ko turi mu ruhande rw'Imana. Noneho tubona ko ku murongo ukurikiyeho Dawidi avuga iby'urubanza rugiye kuza. Turasoma muri Zaburi ya 9 ku murongo wa 6, haravuga ngo, wakangaye abanyamahanga, warimbuye abanyabyaha, wasibanganije amazina yabo iteka ryose. Ngo warimbuye abanyabyaha. Iyi mvugo nkeka ko isobanutse rwose. Dawidi yarongeye aravuga ngo wakangaye abanyamahanga. Pega Zaburi iri hano ukuntu iteye. Muri Zaburi ya 9 ku murongo wa 7 aravuga ngo, abanzi banjye bashizeho, barimbutse iteka, n'imidugudu yabo warayishenye, no kwibuka kwabo kwarabuze. Iyi ni imvugo ikomeye cyane ivuga ibyerekeranye n'urubanza rugiye kuzaza. Hano hariho ikibazo umuntu ashobora kwibaza, mbese koko uyu munsi hariho ivugabutumwa rivuga ibyerekeranye n'urwo rubanza? Njyewe mpamya neza ko iryo vugabutumwa rihari rwose, gusa n'abantu bake bariho babwiriza ku ngingo y'ikuzimu. Vernon McGee avuga ko yigeze kugira amahirwe yo kumva ibi bibwiriza bitandukanye mu myaka yashize, ngo muri ibyo bibwiriza yumvisemo ibintu bibiri. Icyambere ni uko muri ibyo bibwiriza ahanini byibandaga cyane mu gukomeza abantu b'Imana. Mu by'ukuri uzasanga ibibwiriza byinshi bitegurwa mu guhumuriza abantu b'Imana, bisa naho bikoreye umutwaro ku ntugu zabo. Ariko kandi McGee avuga ko undi munsi yigeze kumva ikibwiriza kivuga ku ngingo y'ikuzimu, gusa ngo yabonye uwari habwiriza iyo ngingo nawe ubwe afite ubwoba. Ntekereza rero ko mbere y'uko umuntu abwiriza ingingo nk'iyi y'ikuzimu yabanza kumenya neza niba nawe ubwe itamugiraho ingaruka. Impamvu uyu muvugabutumwa yagize ubwoba nuko yababajwe n'ukuntu abantu bariho bayoba cyane. Umuntu utizera yigeze kuvuga aya magambo akurikira kuri Dwight Moody, agira ngo yumvikanishe ko Moody abwiriza ku ngingo y'ikuzimu. Uwo muntu yaravuze ngo, ntabwo nkunda kumva ikibwiriza kivuga ibijyanye n'ikuzimu, ariko nzi ko nta wundi muntu ushobora kwigisha kuri iyi ngingo y'ikuzimu ngo arushe Dwight Moody. Shuti yanjye, wanyemerera nkakubwira ko tudakeneye gusa ibibwiriza bivuga ku ngingo y'ikuzimu, ahubwo dukeneye n'abavuga ubutumwa bashobora kwigisha kuri iyi ngingo. Ngewe impamvu nabasha kubwiriza kuri iyi ngingo y'ikuzimu nuko ntekereza ko nababazwa cyane n'abariho barimbuka, nkumva rero ko kwihangana bishobora kunanira. Umwanditsi wa Zaburi asobanura neza ko abanzi bose ba Isirayeli bazatsindwa. Iyi zaba ari intsinzi y'Imana ku bwoko bwayo buzaba bwarasigaye ku ruhande rwayo. Niyo mpamvu rero ntekereza ko urupfu rw'umwana uvugwa hano ari wa mwana w'imfura wapfuye muri Egiputa. Iyi ngingo rero ikaba ihise tujyana ku mateka ya mbere yabayeho ubwo isi yatangiraga kwanga icyitwa Umuyuda. Ayo mateka mabi akaba yaratangiriye mu gihugu cya Egiputa. Umwami mushya amaze kwima ingoma yahinduye ubwoko bw'Imana bacakara, kandi agerageza uburyo bwose ngo arimbure ubwoko bw'Abayuda bose. Ibi birakaza Imana yari ifite umugambi w'imbabazi wo gucungura. Guhera icyo gihe rero ibihugu byinshi byahise bitangira kuba abanzi ba Isirayeli. Amahanga menshi kandi azakomeza kwanga Isirayeli kugeza ku munsi Isirayeli izacungurwaho. Tubona ko kugeza n'uyu munsi amahanga menshi akomeje kwanga Abayuda. Mu mirongo ikurikiraho batubwira uburyo intebe y'ubwami yo gukiranuka izashyirwaho. Turasoma muri Zaburi ya 9 guhera ku murongo wa 8 kugera ku wa 9. Haravuga ngo, ariko Uwiteka yicara ari umwami iteka, yateguriye imanza intebe ye. Azacira abari mu isi imanza zitabera, azaha amahanga imanza z'ukuri. Ngo azacira abari mu isi imanza zitabera. Ibi ni ingenzi cyane kubimenya. Uyu munsi mbona ko tutagifite abacamanza b'ukuri bakurikiza amategeko kandi bahana ibikwiranye n'amakosa y'umuntu. Uyu munsi dufite abacamanza benshi boroshya ibintu cyane, kandi ibi babikora kugira ngo bamenyekane. Uyu munsi isi ikeneye ubutabera nyabwo, kandi ufite ubutabera nyabwo nta wundi ni Imana. Ukuri si ibyo utekereza cyangwa ibyo ntekereza. Wibuke ko Imana ariyo yatandukanyije umucyo n'umwijima. Njyewe sinigeze na rimwe mbibasha, nta na rimwe nigeze mpagarara ku manywa y'ihangu ngo mpamagare imirasire y'izuba. Ibyo ni Imana yabikoze. Imana niyo yemeza ko iki na kiriya ari ukuri. Niba utabyemera ni wowe munyabinyoma. Uko niko bimeze, kandi nta kindi twakongeraho. Umuntu umwe ashobora gushyiraho amategeko kubo ayoboye, ariko Imana niyo ishyiraho amategeko agenga iri sanzure ryose tubona, kuko niyo iritegeka. Imana izakomeza gutwara iyi si no mu bihe byinshi biri imbere. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza
agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera sambirana, 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 usemerera imani yawe icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera imani yawe icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera imani yawe icyubahiro. Noneho rero reka dukomeze dusome no ku mirongo ikurikiyeho aho batwereka ishusho y'uburyo Kristo azaza gushinga ubwami bwe. Turasoma muri Zaburi ya 9 ku murongo wa 14 haravuga ngo Uwiteka umbabarire, reba umubabaro mbabazwa n'abanyanga, ni wowe unzamura ukankura ku marembo y'urupfu. Ngo Uwiteka umbabarire, ntabwo nzi ibyawe ariko jyewe nkeneye imbabazi z'Imana. Ushobora kuba ufite ibyo ukibaza kuko navuze yuko ubutabera buzabaho igihe Kristo azagaruka, ariko ngira ngo urabibona ku butabera bwabaye no mu buzima bw'umwami Yesu Kristo ubwo yihinduraga umuntu kugira ngo adukureho icyaha. Icyo gihe amaze kuzuka yaduhinduye abakiranutse. Icyo nkeneye uyu munsi rero ni imbabazi, kandi imbabazi zitugeraho binyuze muri Yesu Kristo. Muri Zaburi ya 9 ku murongo wa 15 uravuga ngo kugira ngo nerekanire ishimwe ryawe ryose mu marembo y'umukobwa w'i Siyoni, kandi nzishimira agakiza kawe. Turacyakeneye nanone abantu benshi bishimira mu Mana. Muri Zaburi ya 9 ku murongo wa 16 aravuga ngo abanyamahanga baguye mu bushya bacukuye, mu kigoyi bateze niho ikirenge cyabo gifashwe. Ijambo abanyamahanga ryumvikana neza iyo tuvuze ibihugu. Ibihugu biguye mu bushya cyangwa se imyobo byacukuye. Nshuti yanjye, irebere nawe uko ibihugu byo muri iyi si bibayeho. Kabone n'ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimaze kugwa mu bushya cyangwa se mu myobo bicukuriye. Nukuri erega dushake twemere ko twamaze gufatwa kabaye. Uku niko ibihugu by'iki gihe bisigaye bimeze. Muri Zaburi ya 9 ku murongo wa 17 yaravuga ngo Uwiteka yimenyekanishije, yashohoje iteka, ategesha umunyabyaha imirimo y'intoke ze nk'ikigoyi higayoni. Sela. Uyu murongo ntusanzwe. Muri Zaburi ya 9 ku murongo wa 18 aravuga ngo abanyabyaha bazasubizwa ikuzimu, nibo mahanga yose yibagirwa Imana. Hano turumva gutaka kugira kuti abanyabyaha bazasubizwa ikuzimu. Ijambo Shewoli bivuga urupfu. Amahanga yose yibagirwa Imana. Nshuti yanjye, ibindi wo mvuga ni ihame rikomeye ry'Imana. Muri Zaburi ya 9 ku murongo wa 19 aravuga ngo kuko umukene atazibagirana iteka, kandi ibyiringiro by'abanyamubabaro bitazabura iteka. Ngo kuko umukene atazibagirana iteka. Uyu munsi hariho abakene. Kandi hariho na gahunda zo kurwanya ubukene, ariko mbabazwa n'ukuntu umwana w'umuntu abanza kwivunguriraho ku mfashanyo ziba zagenewe abakene. Nukuri abakene bazabona ubutabera igihe umwami Yesu azabagarutse. Nshuti yanjye, urabizi twega abakene tugomba gushishikazwa cyane n'Uwiteka. Hariho abakene uyu munsi bariho bashaka ubufasha mu mashyaka ya politike no mu bakandida b'abanyapolitike, nyamara nta bufasha bashobora kubabonaho buhagije. Icyo abo bakandida b'abanyapolitike bishakira ni ukubona imyanya mu buyobozi, nta kindi. Ariko umwami Yesu we ntabwo arwanira ubuyobozi, nta na biro yo mu isi n'imwe akeneye kwicaramo. Ni umwami w'abami, ni umutware utwara abatware. Ntabwo agamije gushimisha itsinda rimwe ngo areke irindi. Igihe Kristo yazaga mu isi ubwa mbere, yaje mu bushake bw'Imana. Kuva nawe ari Imana azagaruka ubwa kabiri nanone gukora ubushake bwe. Nshuti yanjye, umukene ntazibagirana iteka, kandi ibyiringiro by'abanyamubabaro ntibizabura iteka. Abakene benshi usanga bateza amaramuko ku mwana w'umuntu, ariko Imana yonyine niyo izahaza ibyifuzo byabo. Muri Zaburi ya 9 ku murongo wa 20 aravuga ngo Uwiteka haguruka abantu be kunesha, amahanga acirweho iteka imbere yawe. Ngo amahanga acirweho iteka. Vuba aha amahanga azacirwa urubanza, kuko ibyo byavuzwe n'umwami wacu. Ibyo tubisoma muri Matayo gice cya 25 guhera ku murongo wa 31 kugera ku murongo wa 46.
kuko muri Matayo igice cya 25 ku murongo wa 32 havuga ngo abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Muri Zaburi ya 9 ku murongo wa 21 haragira hati Uwiteka ubatera ubwoba, amahanga yimenye ko ari abantu buntu. Sela. Hari abantu uyu munsi bibwira ko bakorera Imana kandi bari mu mwanya Imana ibashakaho. Wibuke ko Zaburi ya 9 yitiriwe ijwi rya Mutirabeni, bisobanura urupfu rw'umwana. Nutekereza ko uyu mwana uvugwa hano ari Goliyati cyangwa Farawo, uzasanga bombi ari ishusho nto kuri Antikristo ugiye kuzaza. Uyu Antikristo azaza ari umuntu wa Satani kandi azayobya benshi kuko azigira nk'aho ari mu mwanya w'Imana, ariko nyuma Imana izamushyira hasi. None iyo tugeze muri Zaburi ya 10 dukomeza kubonamo umuntu wa Satani, umuntu w'isi, ari nabyo bituma tuvuga ko Zaburi ya 9 na 10 ari zimwe kuko zihurira ku ngingo imwe. Ndagira ngo wumve uko umunyabyaha avuga muri iyi mirongo tugiye gusoma. Turasoma muri Zaburi ya 10 guhera ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 3. Haravuga ngo Uwiteka niki kiguhagaritse kuri? Niki gitumye wihisha mu bihe by'amakuba no mu byago? Ubwibone bw'umunyabyaha bumutera kwirukanira umunyamubabaro cyane kumufata. Icyama bagafatwa n'uburiganya batekereje, kuko umunyabyaha yihimbariza iby'umutima we wifuza kandi umunyazi yimura Uwiteka akamusuzugura. Muri iyi mirongo dusomye hariyo ibintu bibiri batubwiye biranga umunyabyaha: kwihimbaza no kwiyemera. Mbese urifuza kumenya umunyabyaha uwo ari we mu gihe waba uri kugendagenda muri iyi si? Hariho abantu bihimbaza, cyane cyane abakomeye bo muri iyi si. Bene aba usanga nta Mana bagira mu buzima bwabo. Nanone usanga abantu nk'aba biyemera. Ntabwo nzi uwo uri we, ariko jyewe sinshishikazwa n'abanyepolitike hamwe n'abategetsi b'iyi si usanga bakunda kwiyemera cyane, bavuga ko bazakemura ibibazo by'iyi si. Bene aba bategetsi bavuga ko bazakora ibintu bihambaye, ariko bikarangira ari ntacyo bakoze. Mbega ishusho y'umunyabyaha dufite hano, kandi uwo munyabyaha ni Antikristo uzaza akigira Mesiya w'ikinyoma. Uyu Antikristo rero niwe bariho batubwira muri Zaburi ya 10. Ukwirarira ni kimwe mu bintu bimuranga. Muri Zaburi ya 10 ku murongo wa 4 haravuga ngo umunyabyaha nk'uko ubwibone bwo mu maso he buri, aravuga ati ntazahora. Ibyo yibwira byose bihurira muri iri jambo ngo nta Mana iriho. Mu yandi magambo, ibyo umunyabyaha yibwira ni nta Mana iriho. Antikristo atubwira azaza ari umuhakanyi. Mu gihe cya Dawidi nibwo hatangiye kubaho amateka y'abahakanyi. Mu ntangiriro y'amateka y'isi nta bahakanyi babagaho, kuko icyo gihe abantu babonaga amahishurirwa menshi y'Imana. Nowa nawe kandi yari azi umuntu wamenye Adamu. Ibi byatumaga naho umuntu ahera ahakana ukuboko kw'Imana. Igihe Imana yatangaga amategeko 10, tubona ko itigeze itanga itegeko rihana umuhakanyi, ahubwo tubona gusa ko Imana yashyizeho itegeko rihana usenga Imana nyinshi cyangwa se kuramya Imana nyinshi. Itegeko rya mbere riravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso hanjye. Itegeko rya kabiri kavuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Aya mategeko tuyasoma mu Kuva igice cya 20 ku murongo wa 3 n'uwa 4. Urumva ko Imana yashyizeho amategeko abiri ahana usenga Imana nyinshi, ariko naho tubona Imana yashyizeho itegeko rihana umuhakanyi, kuko muri icyo gihe nta bahakanyi babagaho. Ariko rero tuzabona ko muri Zaburi Dawidi yagiye yerekana ingingo y'ubuhakanyi inshuro nyinshi. Mu bihe bya nyuma rero Antikristo azarangwa n'ubuhakanyi, kwihimbaza no kwirarira. Usemerera wamamaza inkuru nziza
Muri Zaburi ya 10 ku murongo wa 5 wa 6 haravuga ngo inzira ze zikomera iteka, amateka yawe ari hejuru cyane aho atareba, abanzi be bose abacurira ingoni. Aribwira ati sinzanyeganyezwa, kugeza ibihe byose sinzabona ibyago. Ibi dusomye kandi nibyo biranga umuntu wa kino gihe, kwihimbaza kubera ubutunzi no kumva anyuzwe. Ibi bituma umuntu yumva adakeneye Imana. Hariho nanone ikindi kintu kizaranga Antikristo. Turasoma muri Zaburi igice cya 10 ku murongo wa 13. Aravuga ngo niki gituma umunyabyaha asuzugura Imana, akayibwirira mu mutima we ati ntuzahora. Antikristo ntazarangwa gusa no kutizera Imana, ahubwo azasuzugura n'Imana. Nta bwenge burimo kuvuga ko wasuzugura Imana kandi uvuga ko itabaho. Ubwo se urumva utaba uriho wivuguruza, kuko nubundi usuzugura uriho ntusuzugura utariho. Umunyabyaha aravuga ngo ntuzahura, mu yandi magambo avuga ko nta rubanza ruzabaho. Uyu munsi hari abantu ibihumbi bavuga ko nta Mana iriho, cyangwa se bakavuga bati niba iriho iri kure ku buryo itaza kubahungabanya. Bene aba bantu kandi bibwira